Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo mubana natwe ibiganiro tubakorera bya buri munsi. Ndamutse mvuza izina ry'umuntu witwa Dr Ernest Nsabimana, iri zina rishobora kuba atari ubwa mbere waryumva mu matwi yawe, kuko ni rimwe mu mazina ari kugarukaho cyane muri ino minsi. Byatangiye ku itariki ya 16 Nzeri mu mwaka wa 2025 ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ubwo haburanishaga urubanza rutari rumenyerewe mu manza zicibwa mu Rwanda, kuko umudamu bita Muganga Chantal yaregagamo wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana. Muri uru rubanza Muganga Chantal yaregaga Dr Ernest Nsabimana kumubeshya ko azamugira umugore bikarangira yishakiye undi. Ibyo akaba yarabimubwiye mu gihe bamaze bakundana kingana n'amezi 3, ndetse ngo kuba ataramushatse bikaba byaramuteye uburwayi. Dr Ernest we yigeze agaragara mu cyumba cy'iburanisha kuko yarahagarariwe na Maître Iyamuremye Maurice, wasabye urukiko gutesha agaciro icyo kirego kuko ngo nta shingiro gifite, ahubwo ko kigamije guhindanya isura y'uwabaye mu nzego nkuru z'igihugu, harimo kuba minisitiri w'ibikorwa remezo, kuba umuyobozi w'ikigo ngenzuramikorere n'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA, kuba visi meya w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Uru rubanza rwavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga, buri muntu wese akagenda afata uruhande. Bamwe bavuga ko icyo kirego gifite ishingiro, abandi bakavuga ko nta shingiro gifite. Abavuga ko gifite ishingiro babyemezaga bavuga ko ahari wenda byaca ingeso z'abantu badukanye babeshya abandi mu rukundo. Nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Dr Ernest Nsabimana, umwe mu bantu bari kugarukaho cyane muri iki gihe. Yavukiye he, yize he, ibihe bikorwa bindi bitandukanye yaba yarakoze, ndetse n'ibindi bitandukanye kuri we twamumenyaho. Icyo nagusaba ni uko wabana nanjye kuva none kugera ku musozo w'iki kiganiro, kandi niba ari ubwa mbere ukize kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe na share, ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi wiyumvemo ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Nsabimana Ernest, yavutse mu mwaka w'1977, ni ukuvuga ko kuri ubu afite imyaka 48 y'amavuko. Yavukiye mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Inyandiko zihari ntizigaragaza aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye, gusa zigaragaza ko yize mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, akahavana impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza muri Civil Engineering. Aha akaba yarasojemo mu mwaka wa 2006. Nyuma yo gusoza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, Dr Nsabimana Ernest yabaye umwarimu wa tekinike mu gihe kingana n'imyaka 2 ku ishuri rya tekinike rya Nyanza. Iri shuri rikaba ryarahoze ryitwa Gito Gitarama. Nyuma yaho yaje kujya kwiga mu gihugu cya Korea y'Epfo, maze mu mwaka wa 2010 Dr Nsabimana Ernest yarangije icyiciro cya 3 cya kaminuza, Masters na PhD muri Civil Engineering muri kaminuza ya Kyuhyun no muri Korea y'Epfo, ndetse muri iyo kaminuza yakomeje kuyigamo kugeza abonye PhD mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ubwikorezi, aho yayibonye mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2015. Kuva icyo gihe ku mazina Nsabimana Ernest hiyongeyeho izina rya Dr. Ubwo yarimo gukurikirana amasomo ya PhD, Dr Nsabimana Ernest yakoze ubushakashatsi ndetse yandika inyandiko zanyuzwaga mu bitangazamakuru bitandukanye. Ubushakashatsi bwe bwibanze cyane ku bikorwa remezo byifashishwaga mu gutwara abantu n'ibintu, birimo ingendo zo mu kirere, ingendo za gari ya moshi, ibikorwa remezo byo mu mujyi, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Dr Nsabimana Ernest yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda, harimo kuba umwarimu ndetse n'indi mirimo itandukanye. Kuva mu kwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2015 kugeza mu kwezi k'Ugushyingo ku mwaka wa 2018, Dr Ernest Nsabimana yari umwarimu wigisha Civil Engineering muri IPRC Kigali. Dr Nsabimana Ernest kandi yanabaye umwarimu muri kaminuza zitandukanye, harimo kaminuza Jomo Kenyatta, Ines Ruhengeri iherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse na Dod Kaman University. Aho hose akaba yarakoze nk'umwarimu udahoraho. Kuva mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2018 kugeza mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2019, Dr Nsabimana Ernest yari umuyobozi wa IPRC Karongi. Iri akaba ari ishuri riherereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Yavuye kuri uwo mwanya ajya kuba umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, aho yakoze izo nshingano kuva mu kwezi kwa Kanama ku mwaka wa 2019 kugeza mu kwezi k'Ukuboza ku mwaka wa 2020. Aha yahavuye agirwa umuyobozi mukuru w'urwego ngenzuramikorere n'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA, kuko inama ya minisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame tariki ya 14 Ukuboza mu mwaka wa 2020 yashyize mu myanya abayobozi batandukanye. Muri abo bayobozi hakaba harimo na Dr Nsabimana Ernest wahawe inshingano zo kuyobora urwego ngenzuramikorere n'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA.
umwanya wo kuyobora RURA yawukozeho mu gihe kingana n'imyaka 2 kuko tariki ya 31 Mutarama mu mwaka wa 2022 Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yakoze imiruka muri guverinoma maze Dr Ernest Nsabimana agirwa Minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Ambasaderi Claver Gatete wari ugiye guhagararira u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Ku itariki ya 12 Nzeri mu mwaka wa 2023 Dr Nsabimana Ernest yasimbuwe mu nshingano zo kuba Minisitiri w'ibikorwa remezo na Dr Jimmy Gasore. Kuva ubwo nta yindi mirimo izwi neza Dr Nsabimana Ernest yabakora, gusa iyo usuye account ya LinkedIn igaragaza ko ari civil engineer cyangwa senior lecturer. Mu buzima busanzwe Dr Nsabimana Ernest arubatse, afite umugore n'abana. Ubundi ntabwo yari umuntu uzwi cyane mu itangazamakuru, gusa yamamaye cyane ubwo umudamu witwa Muganga Chantal nk'uko twatangiye mbikubwira yamujyanaga mu rukiko amushinja kwanga kumushaka kandi yari yaramusezeranyije mu gihe bamaze bakundana. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya Dr Ernest Nsabimana burimo kugaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka ngushimire nawe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Kandi niba rugamba rugeze kuri Initalk Rwanda, nawe usaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza.